Dore ukuri kose utabwiwe kuri tungurusumu. Abenshi muyifata nk'ikirungo, ariko irenze kuba ikirungo. Niba wayifataga uko ubyibagirwe. Ese ujya wibaza aka kantu? Wari uzi ko agaheke cyangwa agace kamwe ka tungurusumu gafite ubushobozi bwo kuvura no kurinda indwara zirenga 20? Wowe wajyaga uyikoresha ufite aho uva amaraso ku mubiri? Ntabwo ari byiza, kuko tungurusumu yongera amaraso, ishobora gutuma uvuba udakama. Bamwe mu bazi ubushobozi bwayo bayita umuti w'ikinyamubiri w'ikirenga, ndetse n'abashakashatsi ku by'ubuzima bwa muntu bagaragaje ko mu miti karemano 5 ku isi tungurusumu izamo, ikaba ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, harimo n'izikomeye zikunze guhitana abantu. Ariko se wayikoresha gute neza itakugizeho ingaruka? Ninde utanayemerewe? Ndakeka ko abenshi batazi ko uramutse ukoresheje tungurusumu nabi ushobora kwikurura ibibazo aho kugira ngo ukire. Reka nkwereke uko ikora, indwara ivura n'uburyo nyabwo bwo kuyikoresha. Niba wifuza kugira amagara mazima, ntucikwe n'iki kiganiro. Ndagusuje abo dukurikiye, twiganirire. Ese ujya wibaza aka kabazo? Wabayeho kugira ngo urye cyangwa urya kugira ngo ubeho? Ni ikibazo umuntu wese akwiriye kwibaza. Umuhanga umwe yaragize ati, ntidukwiriye kurya imiti nk'abarya ibiryo, ahubwo tugomba kurya ibiryo nk'abarya imiti. Sobanukirwa n'ibi. Imiti mvaruganda cyangwa ibinini byinshi ku bayikoresheje cyane ntabwo ari myiza. Nubwo iyi miti ifite akamaro kanini mu kuvura indwara, ifite n'ibibi byinshi biherekeza. Kubera ko tugeze mu kinyejana kigoye kandi kibabaje, aho hari indwara zizana kubera ko nyine iyi n'isi, ariko noneho izihangayikishije cyane akaba ari izikorwa mu malaboratwari kugira ngo ziterwe mu bantu, noneho ba nyirizo laboratwari cyangwa ba nyirizo bizinesi bo bakomeze bakore, bakomeze bunguke batitaye ku buzima bw'abantu. Niyo mpamvu uzasanga imiti dukunze gukoresha, iyo twita imiti mvaruganda cyangwa ibinini, urayikoresha aho kugira ngo ukire, ahubwo ugakomeza ukarwara. Dufashe nk'urugero nk'abakunze gukoresha antibiyotike, ni imwe mu miti ishobora kwangiza mikorobe nziza zo mu mara, bikaba byatera kuba umuntu yagira imatwe, akaribwa mu nda, ndetse akaba yakwangirika no mu mubiri mo indani. Indi miti, hari indi miti ikoreshwa nko mu kugabanya ububabare, painkiller, za morphine, za tramadol. Ni imwe mu miti ishobora gutuma uwayikoresheje ayimenyera, bikamuvuramo kubura amahoro igihe nyine atayifashe. Indi miti ni imiti imwe n'imwe ikunze gukoreshwa mu kuvura umuvuduko w'amaraso. Iriya miti ishobora gutera diyabete, kubera ko abayikoze nyine hari igihe bayivanga n'ibinyabutabire bibi nk'ibihendutse cyangwa n'ibindi nyine bitujuje ubuziranenge, bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ino miti myinshi mvaruganda ni imiti isaba kuyikoresha igihe kirekire, nyine kugira ngo umuntu ahora agura uko bwije n'uko bukeye kandi ntakire burundu, kubera ko wakoze iyo miti we yabigize nka bizinesi. Uramutse uvuwe ugakira, imiti ye yabura abayigura. Niyo mpamvu rero bahitamo gukora imiti twakwita ngo inica n'inyiza, ntabwo ikwishe nta n'ubwo igukijije. Nyabuneka ino miti mvaruganda muzabicunge neza, ikunze gukemura ibimenyetso gusa aho gukiza indwara nyirizina, bityo ugakenera kuyihozaho, kuko nyine abayikora bari muri bizinesi. Ndetse ino miti imwe ishobora kugira ingaruka ku bwonko, mu gutera agahinda gakabije, mu gutuma umuntu yiheba, ukagira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa no gushyuha ubwonko. Nk'urugero nk'iyo bita wenda antibiyotike, ni bimwe mu bishobora kwica amamikorobe meza, yanatera n'umuntu kanseri, ikamutera indwara z'uruhu ndetse n'ubundi burwayi bw'imbere. Nubwo iyi miti mvaruganda ifite ibibazo byinshi bitewe no kubura andi mahitamo, iyo ikoreshejwe neza kandi igenzuwe n'umuganga ubishinzwe, igira akamaro.
Muri iki kiganiro cya none cy'ubuzima tugiye kurebera hamwe ikimera kizwi nka tungurusumu mu ndimi z'amahanga garlic. Ni ikimera cyiza gifite ubushobozi bwinshi ku buzima bwa muntu, haba mu kurinda no kuvura indwara zitandukanye. Iyi tungurusumu ni ikimera gikomoka mu bihugu bya Aziya, aho bo baranayikoresha cyane kandi bakayikoresha nk'umuti. Tungurusumu kandi ikindi igira vitamini zitandukanye. Iyi tungurusumu igira vitamini nyinshi kandi z'umumaro ku mubiri w'umuntu, aho tubona ko ifite vitamini C izwi mu kurinda indwara z'inkorora, ikanongera ubudahangarwa. Ikagira iyo bita vitamini B6 ifasha ubwonko n'imikaya gukora neza ndetse ikanagabanya stress. Ikagira iyo bita vitamini B1 ifasha mu gukora ingufu no gutunganya isukari mu maraso. Ikabamo calcium ifasha amagufa gukomera. Ikagira iyo bita iron 3 ifasha gukora amaraso atukura ikanarinda umunaniro. Ikagira magnesium yo irinda umunaniro, igafasha n'umutima ndetse n'imikaya. Ndetse tungurusumu inabamo iyo bita phosphorus ifasha amagufa n'amenyo. Ikabamo zinc irinda indwara ikongera ndetse n'ubudahangarwa. Ikagira iyo bita manganese ifasha mu igogora no gusohora uburozi mu mubiri. Ndetse ikagira n'indi ikomeye cyane bita selenium ifasha ubudahangarwa ndetse ikanagabanya ibyago bya kanseri. Dore indwara 20 tungurusumu yavura ikanarwanya. Nyuma y'izi ndwara 20 turareba nuko yakoreshwa ndetse naho idakoreshwa. Ikindi kandi tungurusumu ubundi ikora neza iyo ari mbisi, kubera ko iyo yahiye hari ibintu byinshi iba yamaze gutakaza. Turatangira ku ndwara ya mbere, nuko ifasha kurwanya kanseri. Ibigize tungurusumu bifasha gusenya udukoko tw'uturemangingo twa kanseri, cyane cyane iy'amara, iy'ibere, iy'igifu ndetse n'iy'uruhu. Kabiri, igabanya umuvuduko w'amaraso uri hejuru, iyo bakunze kwita hypotension. Ndetse abantu bafite umuvuduko bashobora no kugabanya umuvuduko nyine bayikoresheje buri gihe. Gatatu, irwanya diyabete type 2. Igabanya isukari mu maraso igihe uyifashe mu rugero, ikanongera umubiri ubushobozi bwo kuyigenzura. Kane, ivura inzoka zo mu nda. Ni umuti ukomeye cyane w'inzoka ku bantu bafite inzoka rwose zo mu nda zananiranye, harimo za amibe, za tenia, za scaris n'izindi zitandukanye. Tungurusumu ni antiplasty karemano yica inzoka nk'inyakwaya. Hari n'uburyo kandi ikoreshwa mu kurwanya amibe n'izindi. Gatanu, irinda ibisebe n'inkovu biterwa n'udukoko cyangwa ama-infection. Tungurusumu irabivura neza rwose. Gatandatu, ikavura uburwayi bw'amenyo n'ishinya, cyane ko uburwayi bw'amenyo muri iyi minsi bwarateye habe mu bato n'abakuze. Rero umuti cyangwa se igisubizo wabonetse. Irwanya bagiteri n'uburibwe bw'amenyo. Umwanya wa 7 ni uko tungurusumu ibasha kuvura uburibwe bw'imikaya n'amagufa, ibyo bita arthritis, ndetse ikanafasha kugabanya kubyimbirwa n'ububabare. N'ubushize muri video yabanjirije iyi ngiyi, ikiganiro cy'ikimera bita teyi twakoze, ku batarabirebye nabe muze kubireba. Twabonye ko na teyi nayo ifite ubushobozi bwo kuba yakora akazi nk'ingingo ya 7 ibasha kuba yakora. Ku ngingo ya 8 ibasha kuba yakemura ibibazo by'uburumbuke ndetse ikanongera intangangabo, yemwe inafasha mu mikorere myiza y'ubuzima bw'imyororokere. Ku ngingo ya 9 turasangaho ko igabanya ibiro. Tungurusumu koko igabanya ibiro, irimo ubushobozi bwo gufasha umubiri gutwika ibinure no gucunga ibijyanye n'inzara. Tukajya ku ngingo ya 10,
tungurusumu itera akanyamuneza, babyita mu ndimi z'amahanga anti-stress, ifasha kongera imisemburo itera umunezero dopamine. 11 igabanya cholesterol mbi kandi ikongera cholesterol nziza iyo bita HDL. 12 ifasha kugabanya ibinure by'umurengera mu maraso. 13 ikarinda kugundira kw'amaraso n'udutsi two mu mutima. 14 ivura indwara z'umutima, health disease, ituma amaraso atembera neza, ikanarinda stroke n'indwara y'umutima. 15 ivura indwara z'uruhu izo bita thonga infection, irimo antithonga na antibacteria bikiza udukoko twangiza uruhu. 16 imidido n'amaraso atuma wishimagura cyangwa se allergy. 17 ikavura kuribwa mu nda, indigestion, irwanya indigestion igafasha mu igogora. 18 gukarisha ubwenge no kurwanya gusaza, Alzheimer, cyangwa se tungurusumu ikaba ibyo bita antioxidant zirimo zifasha ubwonko kurwanya gusaza. 19 icyorezo cy'inkorora ndetse n'ibicurane, ikanafasha kongera ubudahangarwa, igafasha n'umubiri kurwanya virusi y'ibicurane. 20 ifasha ku ndwara z'ifumbi, irwanya ifumbi nka Candida. Uko wakoresha tungurusumu, ukayikoresha nk'umuti ikakuvura kandi ikanakurinda ziriya ndwara twabonye haruguru. Ubwa mbere ukwiriye kubanza kumenya ko tungurusumu umumaro wayo ni uko ikoreshwa ari mbisi, kuko iyo itetswe uriya muriro ubasha kuba wajyana n'umumaro wayo munini cyane. Rero ushobora gufata ibiryo watetse bimaze gushya, warangiza ugafata tungurusumu, urabizi aba ari ikintu kinini ariko mo imbere harimo utundi tutoya cyangwa se icyo twakwita nk'uduheke. Ugafata uduheke 3 ukadukatakatira mu biryo ugiye kurya, icyo gihe rwose ibasha kuba yakora kandi igakora nk'umuti. Kandi ka kabiri ushobora gutogusa amazi ukayashyira mu kajerekani keza cyangwa ahandi ugishyira amazi watetse, ugafata ya mazi agishyushye ugakatakatiramo ya tungurusumu, noneho ayo mazi ukajya uyanywaho, niyo wanywaho rimwe ku munsi ukabikora 3 mu cyumweru ukarangiza ukwezi, rwose uba wivuye indwara nyinshi cyane zitandukanye. Ubundi buryo njya mbona bakunda gukoresha bari nko kuyivuza, hari uburyo bayifata bagafata nk'ayo mazi bayikatakatiyemo, noneho bakajya bayinyugurisha nko mu matwi cyangwa se bakayijundika nko ku bantu nyine bakunda kugira ububabare cyane cyane mu menyo. Nabwo ni ubundi buryo bwiza ushobora kuba wayikoresha. Ubundi buryo ikoreshwamo ni uko ushobora nko kuyifata, ariko ubwo buryo ngiye kuvuga muzirinde cyane ku mwana ukiri mutoya, ntabwo yemerewe kuba wamuha tungurusumu cyane cyane nk'izo mbisi, kubera ko ishobora kuba yamutwika. Rero niyo mpamvu ari ushobora kuyifata ukayihonda, wamara kuyihonda ukayisya neza, ukayihambira nko mu gatambaro, noneho umwana nka nijoro cyangwa se wenda agiye nko kuryama ukabasha kuba wayimuzirika nko ku ijosi, wa mwuka wayo ukamuzamukiramo. Icyo gihe rwose niba ari inzoka arwaye arazituma zigashiramo, gusa ukirinda ko yamukora no ku mubiri kubera ko ibasha kuba yamubabura. Tungurusumu ni isanzwe, tungurusumu ni ikimera kidasanzwe kubera ko nk'Abafaransa bo bakunze kuyita regulateur, kuko ibasha kuba nko ku muntu ufite umuvuduko mwinshi yawumanura ikawusubiza kuri gahunda, ndetse no ku muntu ufite icyo bita hypotension, ni umuvuduko mukeya w'amaraso, ibasha kuba nayo yawuzamura noneho akajya kuri gahunda. Ndetse no ku barwayi ba diabete irakora rwose nk'uko twagiye tubibona haruguru. Ikindi cya tungurusumu ni uko tungurusumu ibasha kuba yakoreshwa uyivanze n'ibindi.
Ku bantu badakunda impumuro yayo nabo igisubizo kirahari, ni uko ushobora gushaka icyatsi bita time, noneho ukaba wabasha kuba wabisekurana, cyangwa se ugafata umucyayicyayi cyangwa ugafata n'ibindi bimera ariko bifite ingaruka nziza ku mubiri w'umuntu ukabisekurana, rwose ubasha kuba wayikoresha kandi ya mpumuro ntibashe kuba yakumvikana. Iriya mpumuro igira imbaraga zidasanzwe kubera ko bivugwa ko inagira n'ingaruka nziza ku muntu wagizweho ingaruka mbi n'itabi. Ni ukuvuga ngo uburemere bwa tungurusumu bijya bivugwa ko nk'umugore utwite ashobora guca nko ku muntu wayiriye ikamuhumurira, ya mpumuro ikagenda ikazagira ingaruka ku mwana wa mugore utwite afite mu nda. Icyo ukwiriye kwitondera mu gukoresha tungurusumu: ese ninde muntu utemewe gukoresha tungurusumu, ni ryari atemewe kuyikoresha? Abantu benshi bajya bakora amakosa bakayikoresha mu buryo bunyuranyije n'uko ikoreshwa. Umuntu wese ufite igikomere ku mubiri cyangwa ufite igisebe cyangwa ufite ahantu ava amaraso ku mubiri ntabwo yemerewe gukoresha tungurusumu mbisi, kubera ko tungurusumu yongera amaraso. Iyo uyikoresheje hari ahantu uva amaraso ku mubiri ariyongera, arava akava ubudakama. Niyo mpamvu umuntu wese uzi ko afite aho ashobora kuba yava amaraso ku mubiri ntabwo yemerewe kuba yakoresha tungurusumu mbisi, cyane cyane nko ku bakobwa cyangwa ku badamu bari mu bihe byabo by'imihango, ntabwo bemerewe kuba bakoresha tungurusumu mbisi. Ikindi ntabwo ari byiza kuyikoresha cyane ku mugore utwite, nabyo ntabwo ari byiza rwose kuba wayikoresha kandi uzi ko utwite. Tungurusumu si igikoresho cyo mu gikoni gusa, ahubwo ni umuti ukomeye ushobora gukoresha kurinda no kuvura indwara nyinshi, ntuzongere kuyirengagiza. Umuti ntugomba kuba uhenze cyangwa uva kure, hari ubwo uba mu gikoni cyawe. Tungurusumu ni urugero rwiza. Kubimenya ni iby'agaciro, ariko kubikoresha ni byo byubaka ubuzima. Wakoze kubana natwe. Niba wakunze iki kiganiro ukore subscribe kandi unasharinge ku bandi. Niba hari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi watwandikira muri komenti, cyangwa niba ari n'icyo wifuza ko twazakoraho ubutaha nabwo wabyandika muri komenti. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe, dusubire ku biganiro by'ubutaha by'ubuzima.